Maranatha yo kwa 31 Werurwe. Mwitegure, mwitegure, mwitegure. Amosi ibice 4 umurongo wa 12. Itegure gusanganira Imana yawe Isirayeli we. Tuvuge ko uyu munsi Kristo ari buboneke mu bicu byo mu ijuru. Ninde waba witeguye kumusanganira? Tuvuge ko duhindure kuba mu bwami bw'Imana nk'uko turi. Mbese twaba twiteguye gufatanya n'abera b'Imana kubana mu bumwe n'umuryango wa cyami, abana b'umwami w'ijuru? Ni iyihe myiteguro wakoze y'urubanza? Mbese ubanye amahoro n'Imana? Mbese ubu uri gukorera hamwe n'Imana? Mbese ubu uri gushaka gufasha abo bakuzengurutse, abo bo mu nzu yawe, abo bo mu baturanyi bawe, abo muhura badakomeza amategeko y'Imana? Mbese ubu turi kwitegura gusanganira umwami? Iyo tuza kwemererwa kuba mu ijuru nk'uko turi, ni bangahe bo muri twe bari gushobora kureba ku Uwiteka? Ni bangahe bo muri twe bambaye umwambaro w'ubukwe? Ni bangahe bo muri twe batagira ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo? Ni bangahe bo muri twe bakwiriye guhabwa ikamba ry'ubugingo? Umwanya urimo ntiwakugira uwo muntu. Ni ukuboneka kwa Kristo muri wowe kwatuma uba ukwiriye ikamba ry'ubugingo budashira. Neretswe abasigaye ku isi. Marayika yarababwiye ati, mbese muzarokoka ibyago 7 biheruka? Niba ariko biri, mugomba gupfa kugira ngo mubeho. Mwitegure, mwitegure, mwitegure. Mugomba kugira imyiteguro irenze iyo mufite ubu. Mwegurire Imana byose mubishyire ku rutambiro rwayo, inarijye yanyu, umutungo, ndetse byose nk'igitambo kizima. Bizabasaba gutanga byose kugira ngo mwinjire mu bwiza. Kristo agiye kuzana n'imbaraga n'icyubahiro gikomeye. Agiye kuza mu cyubahiro cye no mu cyubahiro cya Se. Mu gihe abanyabyaha bazahunga ukuboneka kwe, abakurikira Kristo bo bazanezerwa. Kubamukurikira by'ukuri, Kristo yagendanye nabo buri munsi kandi ababera nk'inshuti bamenyeranye, babayeho bashyikirana nawe cyane mu musabano uhoraho n'Imana. Kuri bo icyubahiro cy'Uwiteka cyarererejwe. Ubu noneho bishimiye imirasire itagabanijwe y'umucyo n'ubwiza bw'umwami mu cyubahiro cye. Bateguriye gushyikirana nabo mu ijuru kuko bafite ijuru mu mitima yabo. Niba ubanye neza n'Imana uyu munsi, waba witeguye Kristo aramutse aje uyu munsi. Maranatha. Ibyiringiro by'itorero no kugaruka k'umwami Yesu. Haleluya.